Asomye ijambo ry'Imana rivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Birashoboka ko wawurinda ariko biranagoye kuwurinda kubera ko niho ibintu byose bica, niho ibintu byose byistoka. Kuri nge rero navuze ngo umutima ni stock, umutima ni ihunikiro ry'umuntu ahunikamo ibyo bintu byose, ibyo bintu byiza, ibyo bintu bibi. Iyo bimaze gufata intera rero ibyitwaga bya bintu bya stock yawe yibi bigatangira gusumba stock y'ibyiza, niho dutangira kubona ingaruka mbi, niho dutangira kubona wa mugore Bibiliya yavuze ngo mubi wisenyera urugo rwe. Muri iyi minsi abagabo benshi dufite agahinda, nanjye reka nishyiremo, abagabo benshi dufite agahinda, abagore benshi bafite agahinda, imiryango myinshi ifite agahinda. Ako gahinda nta handi kabitse ni mu mutima. Nubwo mubona agenda umutima we wuzuye agahinda, ngo kandi amaherezo y'ibitwenge nubwo aseka, iyo tumwitiriwe tubona aseka, agaseka tukabona yanezerewe, ariko ndagira ngo mbabwire nubwo mumubona aseka, ngo amaherezo y'ibitwenge ngo ni ugushavura, ni ukugira ishavu, biza kurangira afite ishavu. Mwaramutse neza abadukurikiranye mwese. Iki ni ikiganiro Inside My Heart tugiye kuzajya tubagezaho buri munsi cyangwa se buri gihe. Turabasaba kudukurikirana, turabasaba ko mwadutega amatwi mukadutiza umutima wanyu tukaganira nawo, kuko ni ikiganiro kigiye kwibanda cyane ku mutima w'umuntu cyangwa se umutima muri rusange. Ikiganiro ni Inside My Heart, mbese ni ibiki biri mu mutima wacu. Mu minsi yashize nigeze naganira n'abantu bamwe, ndababaza ngo mbese ndamutse ngize amahirwe yo kuganira nawe, ni igiki nasanga kiri mu mutima wawe, ni igiki twaganira ukambwira kiri mu mutima wawe. Ndagira ngo rero munyemerere dutangire tuganira, ndetse kandi tuzakomeza tunaganira. Buri muntu wese azagira uruhare muri iki kiganiro, aho tuzaganira twibanda cyane ku bikomere ndetse n'ibyumba byinshi biri mu mutima w'umuntu bigenda bituma uwo mutima ukomereka. Twifuza ko rero tuzajya duhanahana ibitekerezo kugira ngo turebe ko hari umusanzu natwe twatanga mu kubaka imitima ya benshi, mu kubaka imitima y'Abanyarwanda, cyane cyane imitima yagiye ikomereka, dore ko nta n'umuntu n'umwe muri iyi minsi cyangwa se muri iyi si udafite umutima wuzuyemo ibikomere. Ntangira rero iki kiganiro jewe ugiye kubagezaho iki kiganiro, ndetse uzajya ukomeza no kubaganiriza mu minsi yose iri imbere. Nitwa Emile Yoboka, nkaba ari njyewe muzajya muganira buri munsi, cyangwa se ari njye muzajya muganira kuri iyi nsanganyamatsiko nziza yitwa ngo Inside My Heart. Ntangira rero natangiye mbibabwira yuko tugiye kuganira ku mutima. Nibajije ngo mbese umutima kuri wowe ni iki? Buri muntu wese yaza kunsubiza cyangwa se yansubiza, umutima kuri wowe wumva ari iki? Umutima ukumariye iki mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ku ruhande rwanjye hari uko nzi umutima na udefinisa, hanyuma nawe hari ukuntu uzi wadefinisa umutima. Hanyuma nongera nkibaza ngo mbese umutima ukumariye iki mu buzima bwawe bwa buri munsi? Hejuru yo kugira icyo umutima ukumariye, nongeye ndibaza ngo mbese birashoboka ko umuntu yabaho adafite umutima? Umutima ndimo kuvuga ntabwo ari umutima uyu nguyu usanzwe dusanganywe tubona cyangwa se twize mu mashuri, umuntu ashobora gutashingaho agafata. Oya, hari umutima. Umunyarwanda yaravuze ngo umuntu udafite umutima aba ameze nk'udafite ubwenge. Ndashaka kugira ngo tuganire umutima. Ese umuntu yabaho adafite umutima? Ese birashoboka? Hanyuma ndongera ndibaza ngo mbese umuntu ashobora kuba yagira umutima urenze umwe, cyangwa se umuntu agira imitima ingahe? Hari umutima uyu nguyu dusanganywe, Imana yaturemanye, ariko hari n'uwavuze ngo umuntu wese akwiriye kugira umutima nama. Ese wagira umutima nama? Uwo mutima nama niwo nifuza ko twaganiraho cyane. Hanyuma ikindi nibajije ni iki ngiki, ngo mbese ni iki gikwiriye kuba mu mutima wawe? Sosiyete yareba
yakurikirana, yaganira nawe, igakuramo ibiyubaka. Ni igiki? Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira mu Migani ibice 4 umurongo wa 23 haravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Kubera iki Imana yatubwiye ngo niturinde umutima wacu kuruta ibintu byose birindwa? Nuko umutima ari igice kinini cy'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nuko umutima, iyo umuntu adafite umutima ntabwo aba akiri umuntu. Iyo umuntu adafite umutima ntabwo aba akiri umuntu wuzuye. Bibiliya yatubwiye rero ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko niho iby'ubugingo bikomoka. Bibiliya nubwo tubwira ngo niho iby'ubugingo bikomoka cyangwa se niho ibyiza bikomoka, ariko turabizi neza yuko n'ibibi ariho bikomoka. Ibibi bijya kuza byabanje guturuka mu mutima. Uwo mutima rero, uwo mutima niwo nifuza ko twaganiraho, niwo nshaka ko tuzavugaho. Buri muntu wese uwo mutima akwiye kuwugira. Kubera iki dusabwa kurinda umutima wacu kuruta ibindi byose birindwa? Nuko mu mutima ariho stock, niho stock cyangwa se niho izingiro ry'ibintu byose duhura nabyo mu buzima bigenda bikistoka, bikibika, bikaba biri. Nuvuga ngo umuntu icyo akeneye cyose muri wowe yagisanga mu mutima wawe. Umutima wawe ubitse buri kimwe cyose wagiye uhura nacyo. Ibyo rero byatumye umuntu asa n'uhinduka, navuga stoke, umutima we uhinduka stoke itagereranywa, ibitswemo ibyiza ariko ikabibitswemo n'ibibi. Rimwe na rimwe rero hari igihe ibyo byiza tujya dusanga byaganjwe na bya bindi bibi. Ibibi bikaba byinshi, ari nabyo bigenda bibyara bitutumba, bikabyara kuvuga ngo, bikabyara atari bivuga ngo uriya muntu nta mutima agira. Kubera icyo umuntu bavuga ngo nta mutima ugira? Nuko uba watangiye kugaragaza bya bindi bibi byistotse mu mutima wawe, hanyuma bikaba byatangiye gusumba ibyiza bibitse muri wa mutima wawe. Bishatse kuvuga ngo umutima w'umuntu ubitsemo ibintu byinshi. Ari nayo mpamvu Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko niho iby'ubugingo bikomoka. Imigani 14 umurongo wa 1 haravuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo rwe, ariko umupfu we ubwe ararusenya. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko nubwo rero yatubwiye ngo ni umugore w'umutima, ariko ntabwo ari umugore wazisacu tubona gusa bisanzwe. Oya, ni umuntu wese w'umutima. Hari ibintu byiza yakora, hari ibintu byubaka ubwe ku giti cye, byubaka umuryango, byubaka igihugu, byubaka sosiyete muri rusange, byubaka isi yose, byubaka itorero, yabasha gukora biri mu mutima we. Ari byo byiza turimo kuvuga, yabitse mu mutima we. Umuntu rero wese ufite umutima yabasha gukora ibyo bintu byiza, akagirira sosiyete akamaro. Ariko nanone umuntu ufite umutima, navuga wuzuyemo ibibi, wahindutse rya shiro ry'imigani bavuga ngo nta mutima ugira, uwo nawe ashobora gutangira gusenya, ashobora gutangira kwisenya ubwe, ashobora gutangira gusenya sosiyete, ashobora gutangira gusenya urugo, ashobora gutangira gusenya abo bavindimwe baba bashakanye, ashobora gutangira gusenya igihugu, ashobora gusenya isi yose, kuko umutima we yamaze kuwanduza, yamaze kuwubikamo bya bindi bibi. Kandi ibyo bibi yagiye abibika bitewe n'ababimwigishije, bitewe n'aho yagiye aca, bitewe na experience yagiye anyuramo. Isi bajya bavuga ngo isi iritwigisha, ariko mu by'ukuri ntabwo isi twigisha, ahubwo twigishwa n'abantu bari kuri iyo si. Abantu bari kuri iyo si nibo batwigisha. Experience tugenda duhura nazo mu buzima bwa buri munsi, izo ziragenda zikibika muri wa mutima. Mu yandi magambo, umutima wabaye stock, wabaye ihunikiro. Ejo bundi nigeze navugana n'abantu bamwe ndababwira ngo umurima
udahinze cyangwa se umutima udakorewe isuku cyangwa se ya sitoke, kuko njye nafashe hejuru nigeze kubaza ngo mbese umutima wawe, umutima kuri wowe ni iki? Ngewe kuri ngewe umutima nasanze ari nka sitoke, ni ihunikiro, ni ahantu duhunika ibintu byose, ibyiza ibibi. Umugabo yagukubise, uri umugore umugabo yagukubise, umugore yagukubise, mwashwanye, urabibika mu mutima. Abana bakunaniye, urabibika mu mutima. Ibintu byose biri, akazi wakabuze, warize urarangiza wabuze akazi, byose urabibika mu mutima. Hari aho wagiye barakwambura, urabibika mu mutima. Hari abaguhemukiye, ni mu mutima. Ibintu byose ubibika mu mutima. Njye rero mbifata nk'aho ari iki? Ari ihunikiro, ni sitoke. Indwara zakuzengereje, amafaranga wagiye ushakisha hirya no hino ukabura, abayakwibye, abahemutse nko muri jenoside yakorewe abatutsi, cyane ko turi no mu minsi ikomeye twese turimo kwibuka, abadukoreye biriya byose biri mu mutima. Nta handi hantu bibitse, nta handi hantu bisitotse, ni mu mutima. Ushobora kwibaza ngo rero kubera iki gihe navuze ngo umutima ni sitoke? Ni sitoke, ni ikusanyirizo ry'ibintu byose umuntu acamo muri iyi si, bikagenda bikibika muri wa mutima. Ukibaza ngo rero uwo mutima wahuye n'ibyo bintu, ni gute uzabasha guproducinga, uzabasha gutanga imbuto nziza? Ari nayo mpamvu twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Birashoboka ko wawurinda, ariko biranagoye kuwurinda, kubera ko niho ibintu byose bica, niho ibintu byose byisitoka. Kuri njye rero navuze ngo umutima ni sitoke, umutima ni ihunikiro ry'umuntu ahunikamo ibyo bintu byose, ibyo bintu byiza, ibyo bintu bibi. Iyo bimaze gufata intera rero, ibyitwaga bya bintu bya sitoke yawe y'ibi bigatangira gusumba sitoke y'ibyiza, niho dutangira kubona ingaruka mbi, niho dutangira kubona wa mugore Bibiliya yavuze ngo mubi wisenyera urugo rwe. Ntabwo ari urugo rwonyine, nawe ubwo arisenya, asenya umuryango, asenya igihugu, asenya itorero, kubera yuko byamaze kuva ku rwego rwo kuba bikiri muri sitoke, rwo kuba bikiri muri ya hunikiro yitwa umutima, akaba yatangiye gutakaza indangagaciro zo kugira umutima no kugira ubumuntu, akaba yatangiye kwisanga arimo gutanga imbuto mbi, arimo gutanga imbuto zishobora gusenya ubwe, zikanasenya igihugu. Ari naho twasomye ngo mbese umugore mwiza ntashobora kubaka urugo rwe akarwubaka neza. Uwashoboye kubaka urugo rwe yubaka itorero, uwashoboye kubaka itorero yubaka igihugu, uwashoboye kubaka igihugu yakubaka isi, yakubaka abantu, yakubaka na ya mitima yamaze gukomereka. Bibiliya ijambo ry'Imana kandi ryatubwiye mu Migani 14:13, batubwiye ngo naho aseka, ni wa muntu, ni wa mutima, naho wa mutima useka cyangwa se naho wa muntu aseka, mu mutima we harimo agahinda kenshi. Ngo kandi amaherezo y'ibitwenge ni ugushavura. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo wa mutima wamaze kuzuramo bya bintu, ya sitoke yamaze kuzuramo bya bintu, bya bindi bibi yahuyemo mu buzima, experience yagiye ahura nazo mu buzima, akabasha kuzirika muri wa mutima, muri ya sitoke. Tumubona hanze agenda physical appearance, tukabona ni umugabo mwiza, ni umudamu mwiza, ugishongora umeze neza, umukobwa mwiza, umwana umeze neza, tukavuga ngo wow, uriya naba nuriya, yambaye neza, aragenda neza, asa neza. Wamubona inyuma ukabona ukifuza kumera nkawe. Ariko ndagira ngo nkubwire uwakugeza muri sitoke y'umutima. Ari nayo mpamvu navuze ngo mbese tugize amahirwe yo kuganira nawe, ni iki twasanga mu mutima wawe? Biragoye gusanga ni byiza gusa, kuko buri muntu wese yagiye ahura na experience zikomeye mu buzima, zamuteye kugenda aseka. Ariho twasomye mu Migani 14:13, kugenda aseka ariko mu mutima we harimo agahinda kenshi. Benshi bagendana agahinda muri iyi minsi. Abagabo benshi dufite agahinda, nanjye reka nishyiremo. Abagabo benshi dufite agahinda, abagore benshi bafite agahinda, imiryango myinshi ifite agahinda.
ako gahinda nta handi kabitse ni mu mutima. Nubwo mumubona agenda umutima we wuzuye agahinda, ngo kandi amaherezo y'ibitwenge, nubwo aseka iyo tumwitegereje tubona aseka, agaseka tukabona yanezerewe, ariko ndagira ngo mbabwire, nubwo mumubona aseka, ngo amaherezo y'ibitwenge ngo ni ugushavura, ni ukugira ishavu, biza kurangira afite ishavu, afite agahinda, amaso ye akaza kongera guhinduka. Ibyo byose nta handi biba biri mu mutima. Umutima wawe ni iki? Umutima wawe wumva ari iki? Umutima wawe ese ni igiki twasangamo turamutse tuganiriye nawe? Ese umutima wawe aho ntumeze nk'umurima bahinga cyangwa bahinze bakibagirwa cyangwa se bakirengagiza kugenda batongora? Ejo nasize akantu kuri stati kavuga ngo #gutongora. Gutongora benshi ntabwo bazi ibyo ari byo, ariko bakibagirwa kugenda bakuramo urwiri. Bahinze umurima bawukoze neza, ariko bagiye kugenda bakuramo urwiri, cyangwa se mu Kinyarwanda cyiza babyita gukora imbagara. Bakibagirwa gukora imbagara, gukuramo urwiri, bashyira ku ruhande. Aho umutima wawe ntabwo ari uko nguko umeze. Ufite umutima umeze neza, hanze turakubona ni byiza, ariko mu mutima wawe ntabwo huzuyemo imbagara, ntabwo huzuyemo urwiri. Urwiri ari byo bibazo, ariko gahinda turimo kuvuga ari byo bikomere cyane cyane ku bantu benshi twagiye tunyuramo mu buzima busanzwe, ariko noneho by'umwihariko kuri bene abangaba bakorewe jenoside yakorewe Abatutsi. Impamvu ndimo kubivuga uko muri iyi minsi turi mu gihe cy'icyunamo, benshi bafite intimba n'agahinda. Ese imitima yabo buri imeze gute? Bagenda baseka, baraseka n'ibyo, ariko imitima yabo yuzuye agahinda kuko hari byinshi baciye. Umuntu wese warokotse jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 araseka n'ibyo, bitewe n'uko dushima aho tugeze uyu munsi wa none. Ababigizemo uruhare bose turabashima. RPF turayishima, yabigizemo uruhare runakomeye cyane, ariko turimo turibaza ngo mbese ko twagize umugisha tukaba tumeze gutyo, tukaba turiho, tukaba dukomeye, tukaba uyu munsi wa none tugenda dutera imbere, mu mitima yacu huzuyemo iki? Tuganiriye nawe. Niyo mpamvu tujya kubona tukabona abantu baratanga ubuhamya bukomeye, mu mutima we huzuyemo ibintu bikomeye. Ndagira ngo mbabwire ngo inshuti zikundana ibihe byose, ngo kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Imigani 17:17. Inshuti zikundana ibihe byose, ariko umuvandimwe nanone kandi yavutse avukira gukura abandi mu makuba. Ibyo ntabwo ari byo twabonye twebwe mu gihugu cyacu. Abavandimwe twitaga abavandimwe n'inshuti n'iki, nibo bahagarutse inyuma bakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo imitima ya benshi muri iyi minsi yuzuye intimba n'agahinda. Iki kiganiro rero kije gifite intego yo kugira ngo tuganire ibiri mu mitima yacu, inside my heart, ibiri imbere mu mitima yacu benshi batazi. Nshobora kugendana nawe, nkabana n'umugore twashakanye imyaka 10, 15, 20, tukabana, ariko atazi ikiri mu mutima wanjye cyari cyo, adashobora no gusobanukirwa ibyuzuye umutima wanjye byari byo. Biragoye. Umukobwa agateretana n'umuhungu, bagateretana umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, ariko akaba atabasha kumenya inside my heart, inside his heart, inside her heart, n'imbere mu mutima we, akaba atabasha kwinjiramo imbere ngo abashe gusobanukirwa. Biragoye. Niyo mpamvu naje ngo tuganire, unyemerere dutangire gutongora, dutangire gukuramo muri wa mutima wacu mwiza, muri wa mutima Imana yaturemanye, wa mutima nama mwiza Imana yaduhaye. Reka dutangire gutongoramo, dukuremo za stoke mbi, ya micafu, dukuremo bya bindi byose
byatangiye kuganza umutima wacu mwiza Imana yaturemanye, tubikuremo tubyigize ku ruhande, hanyuma twubake ubuzima bwacu, twubake imiryango yacu, twubake. Biratangaje kubona cyo naganiye n'umubyeyi angandiza ikiganiro gikomeye cyane, arambwira ati ubu tuvugana hari ibintu maranye nabyo mu mutima wanjye ntashobora gupfa gusohora, ntashobora gupfa kubwira abantu abo ari bo bose, nabuze naho nabivugira, byuzuye umutima wanjye, kandi biragoye ko nabibwira umuntu akabyumva, biragoye ko nabasha kubimusobanurira akabyumva. Tuganiriye nabwo ariko mfite ikiganiro nifuza yuko twaganira kirebana n'ibiri mu mutima w'umuntu. Arambwira ati tuzaganira, ahari wenda naruhuka, ahari wenda nakira, ahari wenda nabasha gusohora ibindimo bikagira abo bifasha. Iki kiganiro kigamije kugira ngo turebe mu mbese mu mutima wacu harimo iki, kandi ikirimo cyabasha kugirira abantu akamaro, cyabasha kugirira sosiyete akamaro. Reka tuganire ku bikomere twagiye duhura nabyo, reka tuganire kuri bene nk'ibyo ngibyo. Cyobone nagiye kwibuka aho twarokokeye mu mateka, n'amateka akomeye, ariko ntabwo byoroshye kubisubiramo, ntabwo byoroshye, ntabwo ari ibintu umuntu wese ashobora gupfa kumva, keretse iyo wageze kuri tere yaho byabereye, ugahura n'abo mwari muri kumwe mukaganira, usanga mu mutima huzuyemo intimba. Umutima wawe wuzuyemo iki? Umutima wawe ikirimo cyabasha kugirira abandi akamaro. Bibiliya yatubwiye ngo inshuti zikundana ibihe byose, ngo kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Uyu munsi wa none abavandimwe dufite, ese badukura mu makuba cyangwa ahubwo badushyira mu makuba? Inshuti dufite, ese ni inshuti zidukura mu makuba cyangwa ni izidushyira mu makuba? Abagore twashatse, abagabo twashatse, abana twabyaye, ese badufasha kuva mu makuba cyangwa bakomeza kutwinjiza muri ya makuba, muri ka gahinda, bakomeza gusonga umutima wawe? Hari abantu bariho nta kindi kintu bafite, ni ibisongo byo gukomeza gusonga, basunika bakomeretsa wa mutima wamaze gukomereka n'ubundi, bakomeza gukomeretsa wa mutima wari mwiza ariko wamaze ugahinduka kubera ibikomere wanyuzemo, ugahindurwa n'amagambo, ugahindurwa n'agahinda, ugahindurwa n'isi, ugahindurwa n'ubuzima, ugahindurwa n'umuryango wawe, abo bitaga umuryango wawe, babandi wabonaga hafi, babandi ba hafi cyane, abo nibo baratangiye baguhindurira umutima, kandi baracyakomeje gukomeza gutera n'ibisongo muri wa mutima. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo iki ni igihe cyiza dukwiriye kwiyambura ibyo biri mu mitima yacu, tugakora isuku. Iki ni igihe cyo gukora isuku mu mitima yacu, ni igihe cyo kuganira, tugasohora ibyo turimo, tukabibwira abantu bakadutega amatwi. Benshi twagiye tubura abantu badutega amatwi, twagiye tubura abo tuganiriza, ariko iki ni igihe noneho twatangiye kubona, reka natwe ubwacu dutangire kuganira hagati yacu. Nimba twarabuze abadutega amatwi, reka njye nawe tutangire tuganire, utega amatwi nanjye ngutega yandi, tuganire, twivure, natwe ubwacu twivure, kubera yuko nitutivura, nitudafata iyo inisiyative yo gutangira kwivura ibikomere dufite, wa mutima mwiza Imana yaduhaye uzagera ku rwego usandara cyangwa se ubastinga. Nyuma yo kubastinga k'uwo mutima, hari benshi bakaza barimo kurira, ariko mu by'ukuri ku mutima wabo cyangwa imitima yabo ahubwo barimo gushima, bavuga ati ahubwo yari yaratinze. Nuko abantu duteye yari yaratinze. Hari ibihugu ntashatse kuvuga hirya no hino by'abaturanyi ngo bajya bakodesha abantu barira iyo hari umuntu witabye Imana. Nenda ayo marira tujya tuyabona
tujya tuyabona no mu bavandimwe bacu, tujya tuyabona no mu nshuti, mene ayo marira ateye atyo. Imitima yacu yakomeretse, nitudatangira gushaka uburyo twivura ibikomere dufite, tuzagera kuri rwa rwego imitima yacu ibastinga, hanyuma haze bene abo ngabo barira ya marira n'ubundi y'agashinyaguro. Icyo turi gukora rero, reka twivure. Hari ibikomere wahuye nabyo muri jenoside yakorewe abatutsi, uyu munsi wabyivura. Kubyivura ni ukubivuga, kubyivura no kugaragaza ko uriho. Babandi nifuzaga cyangwa se batekerezaga kutabaho bakabona yuko uriho, uri muri ivura. Hari ibikomere wahuriye nabyo mu rushako, umugabo aragukubita ariko ntushobora gutinyuka gusohoka ngo ugire icyo uvuga. Urarukubitwa imigeri, urarukubitwa inkokora, warabuze ukanahindukira akaguhindukiza. Umugabo utagira ubwenge nk'uwo nguwo akaguhindukiza, amaze kugukubita, amaze kukumererana, amaze kugukorera ibintu byinshi, hanze akaguhindukiza ngo hindukira. Hari ibikomere yamaze kubaka mu mutima wawe, ibyo kugira ngo bikire ntabwo ari we wabigukiza, nta nubwo ashobora kubigukiza, ahubwo akomeza kubiyongera. Igikwiriye rero ubwo yifuza kubyongera, ngwino dufatanye, gutega amatwi nawe untega yandi, hanyuma tuganire ibyo bikomere tubivure, urakira. Umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Kiriho reka dufatikanye njye nawe, ngukure mu makuba nawe ngure mu yandi. Hari ibikomere uhurira nabyo. Ababyeyi muhura n'ibikomere bikomeye cyane. Mu rushako muhura n'ibikomere, muri fiyansaye ni ibikomere, mu bukwe ni ibikomere, nyuma y'ubukwe ni ibikomere, mwabyaye ni ibikomere, mwatinze kubyara ho n'ibindi bikomere birenze ukwemera. Nyuma yo kubyara ni ibikomere, ni ibikomere gusa, ni ibikomere byuzuye umutima wawe. Ariko ndagira ngo nkubwire, reka tuvurane njye nawe. Hari ibyo mfite mbigusangize, nawe ubinsangize, hanyuma tubisangize n'abandi bose badukurikiranye. Ndabizi ko hari benshi bazakira barimo kumva urugendo waciyemo, hari benshi bazakira. Hari ibikomere abana bafite, uzi ko n'abana bagira ibikomere. Hari abana benshi bagira ibikomere. Hari abana nzi benshi ababyeyi babyaye bakajugunya, uyu munsi wa none abana barakuze, barimo barashaka no kubyara, barimo baranabyara n'abandi. Abo bafite ibikomere biteye n'ubwoba. Kugira ngo ibyo bikomere bikire birasaba kuganira, birasaba kuvuga. Mene uwo afite igikomere mu mutima we, sitoke y'umutima we yuzuyemo ibikomere gusa. Nta kindi nkwiriye gukora, nawe nta kindi ukwiriye gukora, ni ukugira ngo dufashe wa mushiki wacu, dufashe wa murumuna wacu, wa mukuru wacu, tubafashe kugira ngo umutima wongere ube umutima ubereye umunyarwanda, ube umutima ubereye urugo, ube umutima ubereye Afurika, ube umutima ubereye isi yose, ube umutima by'umwihariko ubereye itorero. Umutima ni ibiki biri mu mutima wawe? Abana nabibabwiye, hari ibyuzuye imitima yabo. Ababyeyi hari ibyuzuye imitima yabo. Uzi yuko harimo ibikomere dukura no mu kazi dukora, aho dukorera hari ibikomere bihuzuye, hari ibisongo bihari bahora batujomba. Ese wowe aho ukora ntabwo bajya bakujomba ibyo bisongo? Ese aho utambuka ntabwo bajya babikujomba? Nigeze nagira igikomere, na n'uyu munsi wa none icyo gikomere kirandya, ariko ngerageza kugenda nyikuramo kugira ngo ndebe yuko nakubaka ubuzima, nakubaka ejo hazaza. Nigeze natega taxi umunsi umwe, ntega taxi, abahuye nabyo mwihangane, bimeze nk'ibyo. Ntega taxi kuko nta mafaranga nari mfite ahagije, nicara muri taxi
naganiriye na konvoyeri kera twumvikana amafaranga ari buze kuntwarira, hanyuma nicaramo ndategereza isaha ya mbere, isaha ya kabiri, abantu batinda kuzura, ariko ntegereza amasaha ageze muri abiri abantu babona kuzura taxi. Hanyuma muri cya gihe cyo kuzura taxi hahise hazira abantu nka 5 icyarimwe, bose bifuza kugenda. Hanyuma umwe muri bo ndabyibuka, umwe muri bo ntabwo nzabyibagirwa, umwe muri bo arangije konvoyeri aramubwira ngo ugiye he, aramubwira, arangije aramubwira ati uratanga amafaranga angahe, aravuga ati ayo uri bunsabe yose ndayaguha ariko ugende kuko nakerewe. Imodoka yari yuzuye, konvoyeri nta kindi kintu yakoze, yaraje arambwira ngo wowe ufite amafaranga make, ngwino usigaye. Wibuke nategereje amasaha 2 nicaye mu modoka njyenyine, yankuyemo anshyira ku ruhande, hicaramo wa wundi, imodoka barayatsa baragenda. Amasaha 2 nicaye mu modoka ntegereje, nanjye kugira ngo ndebe yuko nabona taxi, ngenda n'amaguru, nkora kilometero hafi 5 ndi kugenda n'amaguru, ndibuka ntabwo nzabyibagirwa. Nari ndimo ngenda ndimo kurira, mvuga Mana, kubera iki bingiye, kubera iki? Kuko ntafite ubushobozi, kuko ntafite amafaranga, niyo mpamvu nsigaye, kuko ntafite ubushobozi, niyo mpamvu bibaye gutya. Ntangira kugenda ntekereza ngo iyaba byari bimeze nk'uko byari bimeze kera, iyaba nanjye ababyeyi banjye bari bameze nk'uko bari bameze kera, iyaba data yari agihari. Icyo nicyo jambo nakundaga gukoresha, iyaba yari agihari ntabwo nari nkwiriye kuba ameze gutya, kuko hari uko byari bimeze kera, ariko igihe cyarabyanze. Ngenda ndira umuhanda wose, ndibuka bamfatiye mu muhanda, imodoka zigiye kungonga, zirafrena zigiye kungonga, nari namaze guta ubwenge, zirafrena, barambaza biti, banshyira ku ruhande, ndabanza ndatuza kugira ngo barebe ko nagarura ubwenge ku gihe, bwari bwamaze kugenda. Ndimo kwibaza ngo kubera iki? Ese ntago abakene babaho? Ese ntago bategana taxi? Ese ntago ako ni gatoya mu byo mfite. Icyo cyambere igikomere biramurikirana kugera ku rwego ntashobora kugenda mu modoka. Mana yagiriye neza, igihe ubwo bushobozi, igigira uko bigenze, kugera ku rwego ntashobora kugenda mu muhanda ngo ndebe umuntu uri ku nzira musige, kuko nzi neza ko bijya bibaho. Nubwo muri iyi minsi bigenda bihinduka bitewe n'uko abantu nabo bahindutse, ibikomere byabaye byinshi. Hari igihe utwara umuntu akagenda, yabona akaguhururiza ngo uramufashe, kandi agatangira kukugerekaho amakese. Ibintu byo gutanga amarifiti bisigaye bigenda bisa n'ibigabanuka, ariko mbere numvaga ntakwiriye gutambuka ku nzira ngo ndebe umuntu musiga, kuko nzi neza ko hari ibyambayeho. Ibikomere ako ni gato cyane. Ntabwo nakubwira ibikomere byo mu muryango, ntabwo nakubwira ibyuzuye umutima wanjye byo mu muryango, aho umuntu avuka, aho yitwa ngo aravuka, abitwa ngo ni bene wanyu, abakiswe ngo ni bene wanyu. Ibikomere byuzuye umutima, abakiswe ngo ni inshuti, abo nibo batugambanira, abo nibo badukura mu mirimo dukora, abo nibo badukura mu kazi, abo nibo batifuza ko tugira aho tujya. Iyo ngarutse ku bikomere numva ibyuzuye umutima, sitoke yuzuye umutima. Ni gute witwa ko ari mwene wanyu, witwa ko yakagushyigikiye, ari urimo guca inyuma akajya kukugura, akajya kukuroga, akajya kukurogesha, akajya gukora ibintu, akajya kurwanya ubuzima bwawe. Ni ibyuzuye umutima. Inside my heart, mu mutima wanjye harimo ibintu byinshi, ariko nawe mu mutima wawe harimo byinshi. Ngwino tuvurane, ngwino dutangire dutongore, dukure n'ibyo byose birimo, kugira ngo duhinduke izi nshuti nziza, inshuti nziza
zirakundana iminsi yose, ngo kandi zikavukira gukurana mu makuba no mu byago. Ese uyu munsi wa none wankura mu makuba cyangwa ahubwo wayansunikiramo? Ese mugenzi wawe wamukura mu makuba cyangwa yamusunikiramo? Reka kunkura mu makuba njyewe, uwo munsi rero rimwe we wamukura mu makuba cyangwa wayamusunikiramo? Abaturanyi, hari umunyarwanda yavuze ngo umuturanyi ni inshuti y'agahato. Ariko se umuturanyi wawe yagukura mu makuba, ese wowe wamukura mu makuba cyangwa wayamusunikiramo? Reka nsoze ikiganiro cy'uyu munsi babwira ngo reka ngukure mu makuba nawe nkure mu yandi makuba. Reka nkubere inshuti nziza nawe umbere inshuti nziza, kugira ngo umutima wanjye n'umutima wawe ube umutima cyangwa se ibe sitoke imeze nka wa murima bahinze, ariko bagakuramo imbagara, bagatongora, bagakuramo imyanda, bagakuramo urwiri, bakabishyira ku ruhande, hanyuma bakabitwika kugira ngo bitongera no kuza kumera. Reka iki kiganiro kizadufashe gukura mu mutima bya bindi bibi, tubishyire ku ruhande. Si ukubishyira ku ruhande gusa, ahubwo tubitwike kugira ngo bitazagaruka mu mitima yacu, hanyuma umutima wacu umere nka wa murima ushobora gutanga imbuto nziza, ushobora guteramo imbuto ikamera, nitukwifuzamo umusaruro tuwubone. Urugo rwawe ntirugukeneramo umusaruro ruwubone, umuryango wawe ntugukeneramo umusaruro bitewe n'imbuto wamaze kubibamo mu mutima wawe, umusaruro ugaragare. Abana bawe babone umusaruro uturuka mu mbuto wamaze kubiba mu mutima wawe. Igihugu kibona umusaruro uturutse mu mbuto wamaze kubiba mu mutima wawe. Itorero nuko, Afurika yacu nuko, isi yose reka bibe uko nguko. Reka ukubona wese akubonemo umusaruro w'imbuto nziza wamaze kubiba muri wa mutima wawe. Reka nsoze mbabwira ngo ikiganiro nakagaruka, Imana ibahe umugisha.